Did you witness some of the fighting? Everyone in the country did. You mean you saw people running around with guns and shooting each other? Yes, all the time. Cool. I smile a little. Mwiriweho neza nkuko bisanzwe tuganira ku bitabo rero turacyari muri cyanye cyo gusangira ibitabo byandiswe n'abanyafrika. Uyu munsi turasoma turasangira hamwe igitabo cyitwa A Long Way Gone, akaba ari igitabo cyanditswe na Ishmael Beah, akaba aravukiye mu majyepfo ya Sierra Leone mu 1980. Ishmael Beah akaba aravukanaga n'abana batatu, ariko papa we akaba afite abagore benshi. Icyo gihe akiri muto y'imyaka 6-8 yabanaga na papa we na mukuru we na mukasi. Noneho mama we akabana na murumuna we, bakaba barabaga muri quartiers zitandukanye, reka mbyite gutyo. Icyo gihe rero Ishmael yarabayeho ubuzima busanzwe, umwana ujya kwiga, umwana ujya gutashya, umwana ujya kuvoma, ariko akaba yari afite groupe namwe n'abagenzi be bari bane bakabyina rap. Imwe mu ndirimbo bajyaga babyina harimo indirimbo za Cool J, bajyaga bambara y'amapantaro manini bagashyiramo indi myenda munsi, imyenda ya siporo, bajyaga bambara ngo amasogisi nk'atatagerekeranye. Atubwira ukuntu nyine umunsi umwe icyo gikundi cye, iyo groupe ye bava mu rugo batazi ko batazagaruka, bakaba bari bagiye muri talent show. Noneho mu gihe bageze muri yindi quartier, mu yindi village, baravuye iwabo, inyeshyamba zaje gutera. Inyeshyamba rero ziteye zatangiye kwica abantu, zatangiye gutwika amazu n'ibiki byose. Noneho famille ye irahunga, papa we na mama we baza bongera kuba hamwe, ariko nabyita barahungana. Noneho abo bana bagikwabo n'ababyeyi bagikwabo. Muri iki gitabo iyo Ishmael avuga ukuntu byagenze, cyane cyane ko ari inkuru y'umwihariko, ni inkuru y'agahinda. Avuga uburyo bajya mu village atandukanye bataza ahantu bajya, ariko cyane cyane icyo bari bagamije akaba ari kugira ngo babone ababyeyi babo. Intambara igitangira rero, iyo ntambara yatumye badasubira iwabo igitangira, Ishmael avuga ko zimwe muri image zamukomerekeje cyane. Abona imodoka imwe iraza ya Volkswagen, noneho igaparika, noneho akajya kubona ahantu yari yishe mu kigunda, akajya kubona abantu bavuye mu papa, mama, abana bose barimo baragarura amaraso. Ukuntu avuga ngo biba byaragenze, iyo famille yagerageje guhunga, abo ba rebelle barayirasa, bayirashe rero abari barimo nabo nyine barabarasa, ariko nyine kwa kundi imodoka ikomeza ikagenda, bagezeho barahagarara bitaba Imana. Avuga ko icyo gihe intambara igitangira, hari umubyeyi w'umupapa yabonye ateruye umwana we, arimo aramuga ati humura ndakujyana nkugeze kwa muganga. Pourtant nyine umwana yari yapfuye, baramurashe, papa we arimo aramuhungana, papa we aramubura. Ni inkuru navuga ko abantu benshi twari aho, cyane cyane abantu babaye mu bihugu byabayemo intambara, nubwo twari tukiri batoya, ariko nyine igarura memories nk'izo ngizo. Ikibabaje kirimo nuko rero nyuma yo guca muri village zitandukanye, abo bana nyine baciyemo, bigeraho ngaho noneho bakagwa mu gico cy'abasirikare, abasirikare barwanira leta. Naragira aho ngaho ku basirikare barwanira leta, ariko abo bana ikindi kintu Ishmael agarukaho nuko inzara yarabishe mu gihe cy'intambara. Inzara yabishe, bakajya bahekenya imyumbati, ndizera ko ari imyumbati ntiyacu ko avugamo ngo ni cassava. Baragira inzara hahandi kunywa amazi byababazaga mu gifu, barashonje ku buryo butabaho. Noneho bagendaga, tuvuge niba nagerageje kwimagine nkavuga nti wenda iyo ntambara mu buryo nyishobora gukonseva, tuvuge ko urwo rugendo rwabiri hagati ya Rwamagana na Kibungo za Save na he, ukabona ko niba bari batuye nka Save barahunze bakajya Rwamagana, ariko inzara ikabicira, noneho bagashaka kongera kugaruka ko bari bazi ko iwabo at least hari ibiryo, bakagaruka. Noneho bigira aho ngaho babona ko kugaruka iwabo bifite risk nini cyane, ahubwo bakomeza inzira isa nkaho ibajyana ahantu mu byaro bya kure byari bikirinzwe n'abantu bameze nkaho ari abami, kugira ngo ariho bahungira. Rero abo bana bari kuguhunga, bageze ku gasozi kamwe bahura n'umugabo wigishije Ishmael. Noneho aramubwira ati rero papa we na famille yawe bari imbere, bagushatse barakubura, baragushatse barakubura.
noneho rero Ishmael arishima cyane aravuga ati rero nge ntabwo njya mahanga hari kanirukanke ubwo hari nko mu birometero nka 30 ngiye gusanga famiye yanjye. Baramubwira ati uyatuza hano hari ibyo kurya, hano hari amazi ukarabe, utuze tuzakomezanya urugendo n'abandi. Ubwo rero kumwe n'abandi basore 7 ariko batavanye iwabo. Ufite icya gikundi cy'abana 4 bavanye iwabo bageze aho ngaho baratandukana. Mu gutandukana rero Ishmael yagiye aca mu bibazo byinshi, avuga ukuntu yaryamye mu ishyamba, avuga ukuntu yaryamanaga n'ibikoko, ukuntu yasangiraga ibiryo n'inyoni. N'urugendo rwabaye rero muri iyo village yarahagumye, ntiyahita agenda ngo asange ababyeyi. Mu gitondo kare mu gihe bashaka gusukura urugendo ngo akurikira ababyeyi be, aza kubona ko muri ya village ababyeyi be bari barimo harimo haracumba umwotsi. Baba rebere bagezemo bica abantu bose, batwika ibintu byose. Noneho Ishmael ahageze rero ahasanga abasirikare nyine bamaze kuhagera, ariko abarebere barangije kwica abantu bose. Abasirikare rero bakibona abo bana uko bari 7 barababwira bati rero mugomba kwihorera, nta kindi kintu gisigaye. Urebye cyane ikintu cyatumye uwo mwana ku myaka 12 mu 1993 ajya mu gisirikare, yashakaga kwihorera ndetse akaba bari bafite n'inzara nyinshi cyane. Abasirikare baraberekaga bati rero twebura no ko dufite ibyo kurya, nimuguma hangaha muzarya, ikindi kandi muzahora mwihorera ku bantu babiciye imiryango yanyu. Uko niko kuntu Ishmael yagiye mu gisirikare, noneho atangira kwiga kwica abantu. Avuga ukuntu bwa mbere nyine babatoje kurasa, avuga ubwoko bw'imbunda bakoreshaga, avuga uburyo bwa mbere bakasa abantu amajosi bakoresheje amabayonete. Birababaje cyane. Noneho avuga ukuntu byageze aho ngaho, noneho babatoza no kunywa ibiyobyabwenge mu hagati mu gihe in between. Nukuvuga ngo kumanywa bajyaga kurwana n'inyeshyamba, noneho nimugoroba barebaga filme za Rambo, niko yavuze. Noneho bakanywa ibiyobyabwenge harimo marijuana, hari n'ibindi ngo bakoraga bagafata poudre y'umweru bakayivangamo poudre iva muri bullet, mu masasu. Noneho akaba ari byo bintu banywa. Noneho baba bagiye kurwana ejo mu gitondo ngo practicing ibintu barebye muri za filme za Rambo, ubundi bagataha bakajya bivuga ibigwi, ubundi bagahanagura imbunda zabo. N'ubuzima bubabaje. Cyakoze nyuma y'igihe umugabo umwe wari ubakuriye aza guhamagara abantu muri UNICEF. Noneho UNICEF niyo iza igatwara abana batoya bari barimo. Abari bafite ku myaka y'ubukuri barabaretse batwara abana batoya bari barimo babajyana muri rehabilitation center. Iyo rehabilitation center rero ikaba iri muri Freetown, mu murwa mukuru wa Sierra Leone. Abo bana bajyayo. Noneho iyo rehabilitation ikaba irimo abana baturutse mu gisirikare cya leta, akabamo n'abana baturutse mu barebere. Avuga ko umunsi wa mbere bakihagera abo bana bararwanaga kuko ya mentalite bari bakifite. Ni ukuvuga ngo abana bo aba Ishmael bahuye nabo baravuga bati n'ubundi rimwe mwatwiciye famille, reka nze tubereke. Bakihagera abo bana, urumva n'abana b'imyaka 13, 14, 15 baricanye. Bavuga ko kuri kote y'abarebere bishe abana 4, noneho kuri kote y'abo bana bari baturutse mu basirikare basanzwe ba leta hapfa abantu 2. Byaramugoye cyane kuba kumenyera kuba atafata ibyo by'abyenge. Hari ikindi ntababwiye nuko icyo gihe yari kirimo ararwana, bigiye bamurashe mu kuguru, bamurasa inshuro 3 mu kuguru kumwe, amasasu 3. Baza kumuvura ariko nyine akenshi bamuhaga iby'abwenge. Noneho umwana nyine aza muri tugarutse muri iyo rehabilitation center, nibwo batangiye kugira ingaruka z'ibyo yabayemo. Yajya gukaraba, kuvoma amazi akajya abona n'amaraso, ntago yari agisinzira, yari afite migraine. Noneho ya mibiri y'abantu yose yagiye abona igihe yarakiri mu ishyamba, akiri muri ubwo buzima, bitangira kugaruka. Noneho arwara umutwe cyane. N'igitabo ntavuga mu magambo make ngo mpite nkirangiza, ariko nyuma yaho babasubiza mu buzima busanzwe ko nicyo kintu cyari iyo sense nicyo yari imaze, no kugira ngo abo bana bahace noneho bazabona ukuntu basubize mu miryango yabo. Ikibabaje no kuba bamwe muri abo bana ngo ntabwo imiryango yabo yabemeraga. Hari nk'umwana avugamo, niba nibuka neza, yitwa nka Musa.
famiye ye iramwanga noneho umwana agasubira akavuga ati none se ko nta muntu ushaka kunyakira reka noneho nisubire nyine kwibera inyeshyamba rero aza guhuzwa na oncle we ubaga muri Freetown mvuga mbere bari bakibana oncle we amubera imfura uwo oncle we ntabwo yigeze abyara ariko yareraga abana bo muri famiye abakuze bane babanaga nyine noneho nyuma y'umwana Ishmael amaze kumenyera neza nyine baramuvuye baramwitayeho yaje gusubizwa muri famiye ajya kubana na n'uwo oncle we noneho rero Ishmael akiri muri iyo rehabilitation center kubera gukunda kurapa no gukunda nyine guhagarara imbere y'abantu byatumye agirwa umuvugizi wabo kwa kundi bavuga ngo abana bagiye gutanga ama experience bagize mu bigo bitandukanye akajya agenda nyine avuga mu bigo bitandukanye ahagarariye center yabo bikaba byaraje kumubera n'amahire arahirwa kuko yarasubiye kwa oncle we UN yasabye ko bazana abana babaye affected n'intambara noneho bagatanga ama speech muri New York kuri urumva ni ibintu by'igitangaza akora interview babahanganye n'abana ngo babonye kuri televiziyo batigeze baba mu ntambara ariko kavuga ati ngiye intambara nayi participer mu ndutekereza ko ari ngewe wari ukugiye kujya kuvuga nyine nkavuga ukuntu byagenze ayo mahirwe arayabona muri 1996 aza hano muri New York akavuga experience ye avuga ukuntu yaje muri New York n'akavarize gatoya karimo imyenda nk'ibiri imyenda itatu aza nta kota afite hari mu gihe cya winter ariko aza guhura n'umubyeyi witwa Laura amubeye imfura nyine amugurira amakoti we n'undi mwana wa kabiri bavanye nyine muri Sierra Leone aza kujya muri iyo conference akavuga ubuzima yabayemo nyuma akaza gusubira iwabo muri Sierra Leone icyo gihe birababaje kuko inyeshyamba zageze noneho muri capital zigeze muri capital ziratera noneho Ishmael agira ubwoba bw'uko nadahunga azahura nabo barwanaga kera bamusubize muri izo ntambara cyangwa se banamwica rero Ishmael yigira inama yo gutoroka niba ari kumva ntabwo no gutoroka ariko aragenda ava muri Freetown ubwo ati ngomba guhunga kuko nintapfa nyine bazansubiza malheureusement wa oncle we apfa muri icyo gihe cy'intambara aza kurwara agapfa ariko Ishmael akomeza urugendo rwe agashaka uburyo yinjira muri Guinea Conakry bagenda dusobanura ukuntu yinjiye muri Guinea Conakry bikarangira ageze muri ambassade ya Sierra Leone muri Guinea Conakry akaba ari yaje kumufasha kongera kugaruka muri Amerika aho aba ubungu yaje muri Amerika muri 1998 kugeza ubu akaba muri Los Angeles muri California ningira amahirwe abona tuzaganira nyine agakomeza akambwira ibijyanye ni experience. My name is Ishmael Beah. I am an author and I'm also a human rights activist. By age 13 I had been recruited into the army and I was fighting as a soldier.